Munyemerere uyu munsi mbigishe amayeri wakwifashisha wigenzura cyangwa se ugenzura abandi. Aya ni amayeri adashobora kuba yagutenguha na gato, ndetse aya ni amayeri agendanye n'imitekerereze ndetse n'imyitwarire, mbese ni ukuvuga ngo ni amayeri ajyanye n'uburyo buri busikolojike, ndetse ni amasomo wakoresha mu buryo bwo kwigenzura ndetse no kugenzura abantu bakugaragiye mu buryo bworoshye cyane butakugoye. Ni uburyo ndetse wakoresha mu koroshya ubuzima ndetse afasha umuntu kugira ngo ubuzima bworohe. Ni amayeri akoreshwa ahantu henshi cyane hatandukanye, nk'abanyapolitiki, abacuruzi, abantu b'ibyamamare mu kugenzura abafana bafite. Ndetse aya mayeri ni amayeri akoreshwa n'abayobozi b'amadini, abapasiteri mu kugenzura abayoboke babo. Ndetse kandi aya ni amayeri ashobora gukoreshwa n'umuntu ku giti cye. Umuntu ku giti cye ashobora gukoresha aya mayeri yigenzura we ku giti cye. Aya mayeri ni amayeri menshi cyane, ariko turaza kuza kurebera amwe mu y'ingenzi kugira ngo abe yadufasha. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwa buri munsi ubundi dutunzwe n'amayeri. Ngira ngo isi y'iki gihe ntabwo ifasha inyangamugayo, ahubwo ifasha inyaryenge, cyangwa se ifasha abantu bazi amayeri, bafite amayeri, bafite ubucakura. Rero umuntu uzi ubwenge abyaza amayeri umusaruro, akamubyarira umusaruro. Amwe mu mayeri rero y'ingenzi cyane yagiye ashyirwaho n'abashakashatsi wakoresha ugenzura abandi. Reka abe ariyo duheraho, noneho turaza kuza gukurikizaho amayeri wakoresha wigenzura wowe ubwawe. Rimwe mu mayeri rero ya mbere wakoresha wigenzura wowe ubwawe, rya mbere ni iyeri ryo kujijisha abantu bagakora ibyo ushaka ko wowe uko bakora, ariko bazi neza ko bari kubikora bibwira ko ari bo babyitiyemo. Ni ukuvuga ngo wowe urashaka ko abantu bakora ikintu, ariko mu by'ukuri uri kubajijisha, wabagize nk'aho bo biri mu mahitamo yabo gukora icyo kintu, kandi nyamara bari kugikora kuko ari wowe ushaka ko bagikora. Ni ukuvuga ngo wowe icyo ukora ubaha amahitamo y'uko bakora ibyo ushaka ko bakora, ariko mu by'ukuri bo bakibwira ko bari gukora ibyo bashaka, ariko mu by'ukuri ibyo biri mu byo wowe ushaka ko bakora. Nyamara mu by'ukuri baba bibwira ko bari gukora ibyo bashaka. Rero iri ni iyeri abanyapolitike benshi cyane bakoresha, abapasiteri bakoresha mu kugira ngo babashe kuyobora no kumenya abayoboke babo. Urugero naguha hano ni ukuvuga ngo umwana n'umubyeyi hagati yabo, hari umwana uba ukunda biswi, hanyuma umubyeyi we akifuza ko umwana we arya icunga cyangwa se urundi rubuto. Hanyuma uwo mubyeyi yarabuze uburyo se yabihitamo, kubera ko icunga cyangwa se izo mbuto umwana atazikunda, ushaka kumuca kuri biswi kubera ko ishiririza amenyo. Uzafata izo mbuto zose hanyuma uzimushyire imbere, mbwira uti rero ari imbuto, niba ari umuneke na pome, mbwira uti ari imbuto, ari na pome, ari umuneke, ari na pome, urahitamo iki muri bino byo kurya byose? Ni ukuvuga ngo ibyo bizatuma umwana ahitamo kurya icunga cyangwa se umwembe. Mu by'ukuri icyo wifuzaga ko akora ni nacyo akoze, nyamara mu by'ukuri we yibwira ko ahisemo kurya umwembe cyangwa se kurya umuneke, ariko mu by'ukuri we nicyo bashakaga ko arya. Mu by'ukuri ni uguha abantu amahitamo bitewe n'ibyo wowe ushaka, kubaha amahitamo menshi, ariko mu by'ukuri byose biri mu byo wowe ushaka, nyamara wowe ibyo ari byo washakaga. Rero irindi yeri rya kabiri ushobora gukoresha ugenzura abantu
ni ukugerageza kwibuka amazina y'abantu no kubahamagara mu mazina yabo. Buriya iyo uhamagaye umuntu mu izina rye rya nyaryo biba bigoye ko yakwirengagiza cyangwa se yamera nk'aho atakumvise. Ni ukuvuga ngo buri wese akura azi neza izina rye, ndetse iyo yumvise rivuzwe ahita amera nk'umuntu ukanguka. Iyo yumvise rivuzwe ahita amera nk'umuntu ukangutse. Rero niba ushaka kujijisha abantu, ujye ubahamagara abantu mu mazina yabo, kuko burya umuntu uhamagaye mu izina rye ntabwo abura kukwitaho, ntabwo abura guha icyo kintu agaciro. Iyo rero uhamagaye umuntu mu izina rye, ikintu umubwiye n'impamvu umuhamagariye abyitaho cyane. Ndetse biba byiza iyo uhamagara abantu ukuriye cyangwa se abantu ukoresha kuruta uko weho wahamagara abantu bagukoresha. Kuvuga boss mu izina ntabwo biba ari byiza kuruta uko wahamagara umuntu ukoresha. Hanyuma irindi reme rya gatatu cyangwa se indi rya gatatu, gerageza kwigana imvugo z'umubiri we ariko mu buryo budakabije. Ni ukuvuga ngo uko umuntu ibimenyetso akora by'umuntu runaka gerageza ubyigane. Ibyo bizatuma uwo muntu umukurura ndetse yisange mwabaye konekise. Gerageza rero uwo muntu mwigane, kuko imvugo z'umubiri ntabwo nyirazo ntabwo aba azizi, ndetse n'abuzizi ntabwo azitaho, ariko buriya aba ari kimwe mu bice bimugize mu bijyanye n'imitekerereze. Iyo rero umwiganye mu buryo nawe atazi, atemva ko hari ibintu muriho runaka nawe atabasha gusobanukirwa runaka, ibyo bigahita bituma akwiyumvamo mu buryo bworoshye cyane. Rero niba ushaka gutsindira icyizere cy'umuntu runaka, gerageza ujye wigana imvugo z'umubiri we. Gusa birinda gukabya, kuko iyo ukabije bihita bigaragaza ko bari gushaka kumwigana, bikaba byaba bibi. Rero irindi yari rya kane, gerageza guhekesha amagambo yawe imvugo z'umubiri wawe. Urugero, niba uri gushaka ko umuntu yemera ikintu runaka, menya ko amagambo yonyine aba adahagije mu kugira ngo abyumve. Gerageza ukoreshe n'ibimenyetso kugira ngo berekeze amagambo. Urugero, niba ushaka ko umuntu akuramo inkweto zo kwirukanka, gerageza nawe use n'ukora utuntu runaka kugira ngo uhamye bya bintu uvuze. Niba uri kubwira umuntu akuramo inkweto yirukanka, gerageza nawe use naho bikora, nawe ugerageze wiruke kugira ngo abone ko bya bintu ari ibya nyabyo. Gusa wirinda gukabya, kuko iyo bikabije bihita bigaragaza nk'aho uri nk'umuntu usekeje cyangwa se nyine bitari seriye. Hanyuma rikurikiraho rero, gerageza urebe umuntu mu maso niba ushaka kumenya ukuri kwisumbuyeho. Abantu bazi uko iri hame rikora ni ukwirinda gusubishamo abantu. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze umuntu umureba mu maso, ibyo kuvuga ngo subiramo, ngo rahira, subiramo kabiri, akakurahisha inshuro ebyiri, ni ukuvuga ngo iyo ari kugutumbira mu maso adahumbaguza, iyo akureba gutyo usubiza gutyo, iyo akureba gutyo usubiza, uhita ujya ku gitutu cy'uko uri busubize wabanje kubitekerezaho. Byaba byiza ndetse ubwo buryo bukoresheje ku bantu runaka uyoboye cyangwa se abana bawe. Ntabwo watumbira umuntu nguwo aba yakuyobora cyangwa se ukuruta. Hanyuma irindi rya gatanu rikurikiyeho, gerageza ukoreshe nk'indorerwamo unejeje abantu cyangwa se ukurura abantu, ukoreshe nk'indorerwamo. Abantu bashaririye cyane, bashaririye ibintu bitandukanye, gerageza ubabere nk'indorerwamo, kuko hari abashonje, hari abapfushije, ndetse n'abafite ibibazo bindi bitandukanye. Uwo muntu rero aguhindutse imbere, uburyo akuvugisha bishobora gutuma nawe ubirwa n'umunsi cyangwa se ubirwa n'ubuzima. Icyo ukora rero, ushobora gushyira nk'indorerwamo yawe inyuma y'aho
wakirira abantu ku buryo buri wese ugusuye ahita abona iyo ndorerwamo, kuko iyo aje aho ukorera yabona ya ndorerwamo akirebamo mbere y'uko akugeraho akabona ko yarakaye, aza kukugeraho yamaze guhindura indoro. Nta muntu n'umwe wifuzwa kurebwa ko ababaye. Niyo mpamvu indorerwamo ari imwe mu mayeri wakoresha ugenzura abantu. Hanyuma tugiye kureba noneho hamwe mu mayeri yatuma wigenzura wowe ubwawe. Iri rya mbere ni ubw'ikinya shikarete. Hari shikarete burya nazo zikoreshwa mu kujijisha ubwonko, aho kunywa itabi wakoresha shikarete, ndetse hari shikarete zakozwe ubushakashatsi zigaragaza ko zitabamo biriya binyabutabire bigira ingaruka ku mubiri aho kunywa itabi. Buriya ubwonko bujijishije bigatuma utuza. Buriya iyo uri gukanjakanja shikarete uba uri kujijisha ubwonko bw'uko nta kibazo na kimwe utabasha gutambutsa. Cyagiye rero ugowe n'ubuzima, ibintu byagucanze, gerageza uhekenye shikarete. Nta mayeri yo kujijisha ubwonko kugira ngo ukwereke ko uri mu kibazo cya nyacyo, nta kintu kimwe wabasha gukanjakanja. Cyane ko burya imisemburo y'ubwoba burya ni imisemburo yo kukuburira, ni imisemburo yo kwirwanaho bitewe n'ikintu runaka gishobora guhangana n'ubuzima bwawe. Rero iyo uhekenye shikarete cyangwa se akandi kantu runaka, ni kimwe mu bintu bituma ujijisha ubwonko bikakurinda guhangayika. Hanyuma irindi ngiriyeri ni uko ukwiye kwiyumvisha ko icyo utekereza ko uri cyo nicyo uri cyo. Iyo utekereza ko uri mwiza uba mwiza, iyo utekereza ko ufite ubwenge uba uri umunyabwenge. Icyo uzi cyo uri cyo nicyo uri cyo nyine. Rero iyo ushaka guhinduka icyo ushaka kuba cyo, ni uko ubanza ukizera ibyo ushaka kuba byo. Hanyuma irindi ryakurikiraho ryo kwigenzura wowe ubwawe ni uko niba umuntu akurakariye, wowe ukwiye kugerageza ugatuza. Nubwo bigora ko iyo umuntu yakurakaye wowe utuza, biba byiza wowe utuje, kuko burya iyo umuntu akurakariye nawe ugatera hejuru bituma ikibazo kiba kibi kurushaho. Buriya iyo imodoka ebyiri zihuriye hamwe mu muhanda zose zicanye amatara maremare, biba byiza iyo imwe igabanyije amatara cyangwa se zombi zikabigabanya kugira ngo bikunde imwe itambuke ku yindi, bikunde bibisikane, kugira ngo bikunde rero no ko wowe ucana amagufi cyangwa se ukayazimya aho kugira ngo ucane maremare, kuko ni nabwo buryo bwiza cyane bwo gusebya wundi ucanye maremare kandi utanamukozeho. Hanyuma irindi rya kane ryo kwigenzura wowe ubwawe, gerageza wandike ibitekerezo runaka muri cya gihe ufite ubwoba cyangwa se ufite agahinda cyangwa se ufite amarangamutima mabi yose. Jya ugerageza ufate ikayi n'ikaramu wandike ibyo uri gutekereza muri ako kanya. Bizagufasha kuko nyuma yo kwandika bya bintu byawe byose uzumva umeze neza, nk'aho umaze kuganiriza abantu bawe ibibazo byawe. Hari abantu benshi badakunda kuganiriza abantu ibibazo byabo, ariko burya iyo uvuze ikibazo no kuba cya kibazo cyakira biroroha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero icyo gihe nujya ugira ibyo bibazo, jya ufata ikayi n'ikaramu wandike ibyo bibazo byawe byose, bizagufasha kugenzura wowe ubwawe. Hanyuma iyeri rya nyuma ni ukwishyiramo umutuzo muri buri kintu gishya cyose icyo ari cyo cyose kikubayeho. Urugero, niba ugiye guhura n'umuntu bwa mbere cyangwa se ugiye gukora speech cyangwa se ku nshuro ya mbere, gerageza wiyumve ko ubanze wumve ko icyo kintu atari bwa mbere kigiye kubaho, kandi buri kintu cyose wumvishije ubwonko icyo kintu koko kibi cyanyacyo. Iyo umaze kwiyumvisha ko icyo kintu wagikora ndetse ukishyiramo ko atari ubwa mbere ugiye kubikora, burya ubujishije ubwonko ko ari ibya nyabyo.